w'inararibonye mu muco sibyo ababwira ukuntu umwana agomba kwitwara sibyo Darcy Njye twasaba Imana Tarisisi abangorera hano muri kigo ikirenga hano ku Kirenge yenda umuremyi w'ingoma rero umuremyi w'ingoma uziko bamwita umukanyi umukanyi nje ndi umukanyi urema ingoma izi ngoma rero ntabwo ari z'imitako nje ndema ingoma z'imivugo izi ni ingoma z'imivugo zino bavuga hari n'ingoma z'imitako rero hari n'ingoma z'ingabe rero niza zindi zabaga ziri ibwami nje rero ngaba ndema ingoma z'imivugo bazirema mu kirere hari ibiti barimamo ingoma karamvuramo imiroha ni iyi sinzi wa mwana wavuze ngo hano kudore n'amasekuru sibyo ngereke murabona uyu ni umuroha iki ni igiti cyitwa umwungo mwabyumvise kino ni igiti cyitwa umwungo ariko n'umuko nabo bawuremamo ingoma no muvuga ngoma mbese n'ibiti ni amoko ane none iki giti rero uragifata aba ari igiti gihagaze hejuru ukagitema warangiza ugakatamo ingeri warangiza ukakiramburamo ndani ndo yarebye ko kiba kimeze mwayibonye urabona gikoze hasi no hejuru iyo urangije ukibona rero uragikatira ugakatira noneho ugakata uruhu rwo hasi n'urwo hejuru uru ni urwo hasi ugashyiraho noneho warangiza ugashyira n'urwo hejuru sibyo uru rwo hasi ni ukuvuga ngo iki ni icyayi cyo hasi iki ni icyayi cyo hejuru hano noneho hejuru bahita mu ruhanga mu ndani hano handi twavuze hano atoye ni mu nda y'ingoma ni mu nda y'ingoma hano noneho hano ku ruhande bakahita he ku rutsike iyo urangije rero umaze gutobora kamirereke batobora hano utungutu badutobora hano utu batwita amaso bino babyita guca amaso noneho bimaze guca amaso rero hano hombi ufata injishi turiya tuntu two ndi gukata hariya ufata injishi ukambikira hasi no hejuru ukabifatanya gutya warangiza asigaye ugakurura ukayirega noneho iyo umaze kuyirega rero uyiha ijwi ukavuga ati iyi ni ishakwe hari ishakwe hari inyahura hari igihumurizo hari n'inkumbi n'intumbi bwe mu kwingoma mu kuyafata ngiyi bayitiye ishakwe inyahura igihumurizo n'intumbi subiramo ishakwe inyanga igihumurizo intumbi ayo mamoko agize iki ingoma agize ingoma zitwa umutagara agize ingoma zitwa umutagara dore nyahura ni wabivuze n'uri uvuga sido noneho ishaka nitangira kurikira nyahura kurikiza y'umurizo n'imuma n'intumbi iyo umaze kurangiza hano rero ubwo arara umwana ufite ijambo cyangwa ikibazo
ni ni ukuvuga ngo icya mbere ni umuroha kino kintu mwicare mubwira mubyumve neza. Arabashije ngo ni ibihe bikoresho bifashisha akora ingoma sibyo cyangwa se arema. Bavuga kurema ingoma ntabwo bavuga gukora sibyo. ni ukuvuga ngo ubundi ubanza washaka buno muroha. uyu muroha rero kubona hari ibikoresho n'ubundi nanone byo kurambura uyu muroha byabigenewe. ngo gutsinda igiti urumva ntishoka, kugikata urumva naho haba ari imipanga urumva. noneho kuramvuramo hano hagati haba harimo ibyuma byitwa ibisomyo sibyo. warangiza rero n'ibikwaruzo, wabirangiza kukibona umuroha noneho ukabona uruhu rw'inka, ntabwo ari rw'inyamaswa. iyindi nyamaswa ni inka y'inyarwanda ikuze, akaba ari rwo rero ukoresha kurema ingoma. ubu mwabyumvise, waba undi wabazaga ati kugira ngo ingoma iboneke hifashishwa iki? yabyumvise? iyi migozi bayiregesha iyo bayikora ni uruhu. ni uruhu bakata. wabonye ko ari uruhu hano? urabona ko ari uruhu. uru ni uruhu. noneho hano rero ntiwavamo iki? injishi. iyi ni injishi cyangwa iki? umukoba. bahita injishi cyangwa iki? umukoba. umukoba cyangwa injishi. ikindi kibazo kimwe duhita tugenda uko amasaha yagiye. mwanyuzwe? twamenye ko ingoma cyanyuma iriya rero imigara. iriya migara ntabwo ari ibyatsi. bafata umugwegwe sibyo. bafata umugwegwe barangiza asigaye bakawuhonda, barangiza kuwuhonda bakawanika, noneho ubwo bakawusasanura, bakaba ariho bakuramo umugara. simwanyuzwe? tumushimire. ndabona ari mwiza. uyu rero akaba ari n'umutoza wanjye, niwe wanyigishije kuvuza ingoma nari ngana nka mwebwe nka Paul, nari ndi muto cyane, nari ngana nawe. uyu ni umutoza wanjye, yabaye umuyobozi wanjye mu bintu by'umuco. niyo mpamvu ngira ngo mumfashe twongere tumushimire ko ari intebe yakugira kugira ngo sawa. murakoze rero.
Thank you.